Nyanyiza Mariya nimukababare kandi amaherezo ye tuzamusanga tuzamubona kuri tube mu rumuri tube mu yatoye bashize agahinda nimukunde gusenga mushishikaye ugirire umubyeyi ni nyina wa jambo n'ubunagira burenze urugero kandi amaherezo we tuzamusanga Nyanyiza Mariya nimukababare kandi amaherezo we tuzamusanga tuzamubona kuri tube mu rumuri tube mu yatoye bashize agahinda Mariya yaratowe mukurikire niwe rwego rugufi ruzatugeza haba niwe waraza abantu babayoboye nibagira icyifuzo cyo kuzamusanga Nyanyiza Mariya nimukababare kandi amaherezo we tuzamusanga tuzamubona kuri tube mu rumuri tube mu yatoye bashize agahinda barabamubona bakiyunamira urumuri n'umucyo bwe bakabihunga umwijima we wose bagasiganwa ntibagire icyifuzo cyo kuzamusanga Nyanyiza Mariya nimukababare kandi amaherezo we tuzamusanga tuzamubona kuri tube mu rumuri tube mu yatoye bashize agahinda Nyagasani Yezu igihe umaze gatatu mwumva watagatifuje imva z'abakwemera niyo mpamvu imva y'umuntu ihora itwibutsa ko tuzazuka girira ubuntu bwawe n'umuyoboke wawe kuruhukana amahoro uhe n'umugisha iyi mva igiye kubika umubiri we kugeza igihe uzamuzurira urumuri rw'iteka wowe uzaduha kuzuka no kubaho iteka amen bavandimwe Yesu yaravuze ati nigezuka n'ubugingo unyemera naho yaba yarapfuye azabaho yongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa
rero duhuze imitima turi Imana isengesho ryacu dusabira umuvandimwe wacu kugira ngo aruhuke mu mahoro. So yacu twayahanze Imana ugeze iza Nyagasani waririye kumva yarazagaro duhanagura amarira turabigusabye. Amaso yacu twayahanze Imana ugeze iza wowe wasubije abapfuye ubuzima duhera umuvandimwe wacu Padiri Berarisi ubugingo iteka turabigusabye. Amaso yacu twayahanze Imana ugeze iza uhagije umuvandimwe wacu amazi y'abatisimu ubu mugiriraho ikimenyetso ubigirishije amavuta y'amatagatifu y'abatisimu mwakire mu ntore zawe turabigusabye. Amaso yacu twayahanze Imana ugeze iza wahamutungishije umubiri n'amaraso byahawe muhe gusangira nawe mu ngoro yawe turabigusabye. Amaso yacu twayahanze Imana ugeze iza twabaje kumuherekeza dukomeze mu kwemera mu kwizera ubugingo bw'iteka turabigusabye. Amaso yacu twayahanze Imana ugeze iza Nyagasani Imana yacu iri muwe umugaragu wawe ugire ko yahoze yifuza kukubera umuyoboke udahemuka maze ureke kumuhanira ibicumuro bye. Ukwemera kwe kwamuhuje n'umuryango w'abemera. Ubuntu bwawe numuhuze n'inteko z'abamarayika n'abatagatifu bose kubwa Kristo umwami wacu. Umwanya wo kururutsa umubiri wa Padiri Berarisi hateguwe amaze guhabwa umugisha, turasaba ababigufashamo begere imbere noneho na korali dushyizeho imbere kudufasha. Mana y'ubuntu ni wowe dukesha
dukomeje twatana ni wowe twegamiye Mana yacu ineza yawe turagusabye wowe tumurikire n'abatakuzi ngo bakumenye ineza yawe turagusabye ukamizero yacu ari muri wowe ni wowe twese twizihiye twebwe rero twizigiye uhoraho niwe buvunyi bwacu n'ingabo idukingira ibyishimo byacu bikomoka kuri we nawe amizero yo cyakaba mw'izina rye ritagatifu ineza yawe turagusabye mukamizero yacu ari muri wowe ni wowe twese twizihiye kurusha ni wowe mutima udashira Yesu Kristu urumuri rw'imitima twiyegereze tugire mawe uduture Imana yakuduhaye tugutuye abagukunda tugutuye ibyiza n'imirimo y'amajyambere nyayo ibikorwa byacu bibe inzira ikugana ni wowe mutima udashira Yesu Kristu urumuri rw'imitima mutima udashira Yesu Kristu urumuri rw'imitima umugisha imva amazi episkopi wacu amaze gutera amazi umugisha kumva hateho abasaserdoti bahagarariye abandi ndetse hakurikireho mama umubyeyi wa padiri Benarisi yakwigira imbere nawe agateraho amazi y'umugisha ari nako batwegereza indabo zateguwe umwe uhagarariye abihaye Imana nawe yegera imbere akurikire umubyeyi ndetse n'abavukana na padiri Benarisi bari hafi umwe mu bahagarariye abihaye Imana yegera imbere noneho hari n'indabo zateguwe mama yasiga atereho indabo nk'ikimenyetso ashyizeho indabo nk'ikimenyetso cy'urukundo ndetse n'umwepiskopi wa diyoseze yacu ya Ruhengeri
ashyireho indabo zigaragaza urukundo dukunda Padiri Werarisi. Turajya twigira inyuma twegera imyanya kugira ngo kudufasha gupfundikira imva. Korali hagati aho yadushyiraho indirimbo igitero kimwe giherekeza uyu muhango. Urukundo nyarukundo turubona iwawe, amahoro n'ibyishimo ni wowe, ukuri n'ubutabera ni ibyawe, ni wowe bugingo budashira, Yesu Kristo urumuri rw'imitima, twiyegereze tugire nawe, uduture Imana yakuduhaye. Bari kudufasha gupfundikira imva ya Padiri kugira ngo begere imbere. Udashye mu mahoro atagira umupaka, ni wowe ni heza muri kirasumba, harangwa ibyishimo n'amahoro, ineza n'ukuri zahora amasonzeye. Nyagasani Mana yacu, twongeza mu mitima yacu umuriro w'urukundo rwawe. Imana ishobora byose yashatse kwihamagarira umuvandimwe wacu, tugiye kubika umubiri we mu gitaka kugira ngo usubire aho waturutse, kandi kubera ko Kristo ari uwa mbere mu bapfuye, akaba nawe uzaha umubiri wacu gusa n'uwe wazutse, muze tutakambire umuvandimwe wacu kuri Nyagasani kugira ngo azamuzure umunsi w'imperuka, amushyire mu batagatifu mu bwami bwe. Nyagasani mu iruhuko ridashira, Nyagasani mu iruhuko ridashira, Nyagasani mu iruhuko ridashira, amahoro utanga muri kirasumba, asumba imana z'inyamahanga, na wundi tubona ukwiye kwizerwa. Nyagasani Mana yacu, kongeza mu mitima yacu umuriro w'urukundo rwawe. Nyagasani ni wowe mahoro yanjye, mpora mushakashaka uko bukeye, umutima wanjye ntuzacogora, nimpinguka iwawe ndakurangirirwe, ko
yanjye moramushakashaka uko bukeye umutima wanjye ntuzacogora imivugo iwawe nzaterura ndirinde wanashye mu mahoro hatagira umupaka kandi ibyo wavuze tuzamubwira tuti byaturaze gukundana na bose mu rugero rumwe Kristu yadukunze nyagasani Imana yacu kongeza mu mitima yacu umuriro w'urukundo rwawe nyagasani ni wowe mahoro yanjye moramushakashaka uko bukeye umutima wanjye ntuzacogora nyagasani ni wowe mahoro yanjye moramushakashaka uko bukeye umutima wanjye ntuzacogora imivugo iwawe nzaterura ndirinde wanashye mu mahoro hatagira umupaka gushakashaka amanywa nijoro ndaruhuka nkubonye urukundo wankunze rurantwika mukundwa umutima wanjye uraguruma abandi mu rukundo rwawe bazabira barenga ngaruke bwangu imbata yawe ubuzima ni wowe utagufite abaragiwe mu rwuri rw'urupfu Yesu wowe twiherewe n'ijuru ko wakunganye Yesu tuzazigama iteka ubuzima bwawe bwicisha bugufi tuzabubwira abandi mbese bose bakume Yesu Kristo umwana w'Imana yatsindiye icyaha n'urupfu ku musaraba. Umusaraba ni ikimenyetso cy'intsinzi y'urwo rupfu. Muri aka kanya rero umwepiskopi wacu agiye kudufasha gushyira icyo kimenyetso kuri imva ya Padiri Welarisi ikimenyetso cy'uko twizeye izuka. Umusaraba waradukijije udutangiriye ikiru cy'ibyaha umuzimu wari watwigaruriye nyagasani turabawe umusaraba watweretse urukundo umusaraba ntituyibagirwe Tugeze mu mwanya wo gushyira indabo ku mva, ngiye kubagezaho gahunda turi buze gukurikiza kugira ngo tube turi hafi n'iki gikorwa kigende neza.
turabanza ururabo rw'umwepiskopi wa diyoseze yacu ya Ruhengeri, dukurikizeho ururabo rw'uhagarariye inzego bwite za leta uhagarariwe na visi meya Dominique w'akarere ka Gakenke, dukurikizeho ururabo rwa mukecuru mama wa Padiri Welarisi, dukurikizeho umuryango wa Ntigura Deni, umuryango wa Habanabakize Alexis, umuryango wa Kubwimana Raphael, Sibomana Ndayisaba Saverine Eugenie ndetse na Christine nabo barazira rimwe. Bakurikireho abakozi ba Minisiteri y'Ibikorwa Remezo bakorana na murumuna wa Padiri Welarisi Sibomana Benoit. Bakurikireho abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro bakorana na murumuna wa Padiri Welarisi Ntirenganya Benoit Dominique. Bakurikireho abakozi b'ishuri isumbuye rya Apakape bakorana na murumuna nyine wa Padiri. Baze gukurikiraho ururabo rw'abihaye Imana, ururabo rw'ihuriro Urugwiro ndetse n'ururabo rw'abasaserdoti promosiyo ya Padiri Welarisi bari hano baturutse hirya no hino mu gihugu cyacu, mu madiyoseze agize igihugu cyacu, ndetse n'abandi bose bagiye bazana indabo batabashije kwiyandikisha ku rutonde. Dufiteho ururabo mutegetsi wanjye waranyigaruriye, nanjye nemera gutwarwa nawe, wantwaye umutima wanjye wawugize ingwate yawe, wanushije imbaraga nanjye sinakwiyaka. Umereze namwe nekudanabirana n'imbata yawe, niwowe mugabane w'ingwate yanjye n'imbata yawe, nawundi niringiye utari wowe, ni wowe rutare rwanjye uhoraho. Uhoraho mutegetsi wanjye, uhoraho waranyigaruriye, nanjye nemera gutwarwa nawe, wantwaye umutima wanjye wawugize ingwate yawe, wandushije imbaraga nanjye sinakwiyaka. Mutse amaso yanjye bitagira shinge n'imbata yawe, umutima wanjye urarucya ugusanga n'imbata yawe, negure numamaze ndumukire kuko ngufite umwami inshuti. Uhoraho mutegetsi wanjye, waranyigaruriye, nanjye nemera gutwarwa nawe, wantwaye umutima wanjye wawugize ingwate yawe, wandushije imbaraga nanjye sinakwiyaka. Impomero zawe nkomeze n'abandi n'imbata yawe, ninashuka nkaguza nk'abare bwangu n'imbata yawe, aho ndi hano ntuba tuba waremye bakora ugushaka kwawe uhoraho.
mutegetsi wanjye waranyigaruriye nanjye nemera gutwarwa nawe wantwaye umutima wanjye wawugize ingwate yawe wandushije imbaraga nanjye sinakwiyaka niba mwihakanye ntuzace mu bawe n'imbata yawe urwara n'abarembo ngaruke bwangu n'imbata yawe ubuzima ni wowe utarufite abaragiwe mu rwuri rw'urupfu mutegetsi wanjye waranyigaruriye nanjye nemera gutwarwa nawe wantwaye umutima wanjye wawugize ingwate yawe wandushije imbaraga nanjye sinakwiyaka Yesu wowe twiherewe n'ijuru wakunganye iki tuzazirikana iteka ubuzima bwawe bwicishe bugufi tuzabubwira abandi mbese bose bakumenye tuzi uko udushakira umukiro kandi ko udatoranya amahanga ubu nakuyoboke wowe mwami turazigabire ushaka kuba uwa Kristo ntiyibagirwe ariko umusaraba we maze amukurikire niba atari we kubaka inzu abubatsi baragongera ubusa niba atari we urinze umugi abanyezamu baragongera ubusa twizigiye uhoraho niwe muvunyi bwacu n'ingabi dukingira ibyishimo byacu bikomoka kuri we maza kuza abakene abashonji abagwirije ibyiza maze abakire bagenda baramasa yatabaye Isirayeli umugaragu we kuko yibutse impuhwe ze uko yagiraniye abakurambere bacu agira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka ubawe Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka ubawe n'ubu n'iteka ryose amina dusingize Imana yaduhaye ibyiza iduha ubugingo bw'iteka
nyagasani Yesu n'abane namwe nawe kandi muhorane ushobora byose n'abaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyana amahoro ya Kristo. dushime Imana. Nyanyiza Mariya ni mukababare kandi amaherezo tuzamusanga tuzamubona kuri tube mu rumuri tube bashize agahinda nimukunde gusenga mushishikaye ubwirire umubyeyi ni nyina wa jambo unagira murenze urugero kandi amaherezo we tuzamusanga inyangiza Mariya ni mukababare kandi amaherezo we tuzamusanga tuzamubona kuri tube mu rumuri turimubo yatoye bashize agahinda Mariya yaratowe mukurikire niwe rwego rugufi ruzatugeza ahaba niwe woroza abantu babayoboye nibagira icyifuzo cyo kuzamusanga